Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, bakunzi ba Menya Vuba TV ndetse namwe mwese mukomeje kwigira hano amategeko y'umuhanda bityo muzabashe gutsindira provisoire. Hano kuri Menya Vuba TV wiga rimwe gusa ukamenya ubundi ugahita utsindira perime provisoire. Twarabiyemeje, twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Ubushize twagarukiye ku kibazo cya 90, ubu ngubu noneho tugiye guhera ku kibazo cya 91. Uramutse wifuza ibizamini biri PDF, uramutse wifuza igazeti ushobora kutwandikira kuri 0786866682. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp ubundi tukakubwira ibindi bigiye bitandukanye. Uramutse ufite icyo ushaka kumenya nabwo watwandikira muri comment ubundi ibintu bikagenda neza. Uramutse ufite cyangwa ufite nk'isomo wumva ushaka kumenya ku ngingo runaka nabwo watwandikira haba kuri iyo nimero cyangwa kuri comment. Ni Teacher Bukalif ubagezaho amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse neza. Twagiye ku kibazo cya 91. Iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na A. Imbere n'itara ryera, B. Imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, C. Inyuma n'itara rimwe ritukura, D. Ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo cyabaye D. Ibisubizo byose ni ukuri, haba imbere itara ryera cyangwa itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, inyuma ni itara ritukura. Ni ukuvuga ngo igisubizo cyabaye D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twagiye ku kibazo cya 92. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agomba kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari: A. Metero 1, B. Metero 2, C. Metero 0.5 bivuze santimetero 50. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni A. Nibura agomba kubasigira akayira gafite byibura metero 1. Ibyo ngibyo rero nabyo tukabisanga hehe? Tukabisanga ku ngingo ya 32. Kuva ku ngingo ya 32, 33, aho hantu ugende uhasome mu bijyanye no guhagarara umwanya muto n'umunini, haba iruhande rw'inzira cyangwa se ku muhanda. Ibyo bintu byose bisange kuri izo ngingo, ubisome usobanukirwe. Nababwiye yuko nzajya mbaha ibibazo n'ibisubizo hamwe na hamwe, nkabaha ingingo mujya kubirebaho kugira ngo mubashe kubyiga mu buryo bunonosoye neza. Twagiye ku cyapa cyerekana ikibazo cya 93. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A. Ubururu, B. Umweru, C. Umutuku, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabona icyo cyapa mberetse aho ngaho, nicyo cyapa kivuga ko ari aho za autobisi zihagarara. Aho za autobisi ni imodoka zagenewe gutwara abantu nini. Ubwo rero icyo cyapa urabona yuko nta buso burimo, kuko ubuso ni umuhondo. Ni umuhondo nk'uko nyiberetse aho ngaho. Icyo cyapa murakibona neza uko nyiberetse. Urumva ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twagiye ku kibazo cya 94. Icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza, kigaragazwa n'ikirango, ikimenyetso cy'amabara akurikira: A. Umukara n'umutuku, B. Umukara n'umweru, C. Umweru n'umutuku, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni C. Ni umweru n'umutuku nk'uko nyiberetse aho ngaho. Murakibona uko icyo cyapa giteye, kuko batubajije ku kirango. Ikirango cyacyo ni amabara yayo. Murabona ko
ari umutuku n'umweru nk'uko nyiberetse aho ngaho. Ibyapa bagenzi banjye, ibyapa mu byige banyeshuri, ndagira ngo umuntu uzajya wigira hano kuri Menya Vuba TV azajye agira nibura amanota makeya 18 kuri 20. Byakabya yaba yagiye hasi akagira amanota 16. Kuri Menya Vuba TV umuntu utazajya ugira ayo manota rwose simbizi, kuko ibintu tubereka ntago biba bisanzwe. Murabona rero icyo cyapa cy'inzira idakomeza uburyo giteye. Nizere ko aho muzahurira nacyo kitazongera kubananira. Twagiye ku kibazo cya 95. Buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira: A. Umuyobozi. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha birumvikana ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Iyo modoka iba ikwiriye kugira imikandara y'umuyobozi, uwicaranye n'umuyobozi ku ruhande, ndetse ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ishobora, hari igihe bidashoboka ko yaba irimo. Twagiye ku kibazo cya 96. Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: A. Polisi y'igihugu. B. Minisiteri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C. Minisiteri w'ingabo. D. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Igisubizo ni B. Minisiteri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe utanga antibare, cyangwa se icyo abantu bita antibare, hahandi ikinyabiziga ushobora kukirasaho bikaba iby'ubusa. Ibyo rero ibinyabiziga bikunze kuba ari ibinyabiziga bidasanzwe, bya bindi urasaho cyane ibinyabiziga by'abaperezida, by'abantu baba bakomeye cyane. Urwo ruhushya rero rutangwa na minisiteri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Mu gihugu cy'igituranyi wo bita Bobi Wine niwe bahaye, niwe abafana be cyangwa se abamukunda bamugeneye imodoka itaraswaho n'amasasu. Iyo modoka byari byagoranye kuyikura muri Douane, then Perezida Museveni yemera ko bayikuramo. Iyo modoka rero bamuhaye ntago iraswaho n'amasasu. Ubwo rero iyo modoka uramutse nawe uyifite hano mu Rwanda, ni urugero, aho ngaho minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe waguha uruhushya. Twagiye kuri 97. Iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, agomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: A. Itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije imbere y'umukumbi. B. Itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twagiye ku kibazo cya 98. Ibinyabiziga biherekanyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekanyijwe mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ibinyabiziga bya polisi biherekanyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekanyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cyabaye B. Ni ibinyabiziga by'abasirikare biherekanyije mu nsisiro. Ibyo ngibyo rero mubikeneye mwanyarukira ku ngingo ya 49, aho bavuga yuko
Ibinyabiziga berekanyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure nk'uko twari tubisomye, ariko ayo mategeko amaze kuvuga haruguru ntakurikizwa ku binyabiziga bya gisirikare bihererekanyije mu nsisiro, na B kuva bwije kugeza bukeye, C igihe igihu cyabuditse kigatuma badashobora kureba neza muri metero 30 byibura. Urumva ko ni mu nsisiro, B kuva bwije kugera bukeye, C igihe igihu cyabuditse kigatuma badashobora kureba neza muri metero 30. Urumva ko ibinyabiziga bihererekanyije mu butumwa usibye mu nsisiro bigira n'utwo tuntu tubiri tundi natwo mudutere mu mutwe. Aho ni ku ngingo ya 49. Menya vuba rwose nta kintu tutazabakorera. Twagiye ku kibazo cya 99. Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruwe ikindi, uburebure bw'ibikurura bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba kuba ibi bikurikira: A umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, B abaherekeza babiri, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni A umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Umva, gikuruwe n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uvuga ngo inyamaswa ibikuruye ikintu inyuma n'icyo ngicyo cy'inyuma nacyo kigakurura ikindi. Aho rero hakwiriye kubaho umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Nizere ko ibi bintu bisobanutse neza. Twagiye ku kibazo cya 4. Ibinyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo byambukiranya umuhanda cyangwa bigenda ku ruhande rwawo. A ibinyabiziga bigendwamo n'abana, B ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kuvuga ngo ibyo binyabiziga bikurikira ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana iyo biri kwambuka umuhanda. Iyo byambuka umuhanda bishobora kwambuka nta kimenyetso byerekanye ko bigiye kwambuka. Ibinyabiziga bigendwamo n'abana ndetse n'ibinyabiziga bigendwamo n'abamugaye. Aha ngaho rero nguko ni Menya Vuba TV. Nizere ko ibyo bibazo musobanukiwe neza, ibibazo n'ibisubizo byabyo ndetse n'ubusobanuro bugiye butandukanye. Nyagasani akomeza abahundagazeho imigisha. Uramutse wifuje ibibazo n'ibisubizo biri PDF twandikire kuri 0783868682 ku giciro gitoya cyane 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 cyane. Turabahera makeya rwose, ntimugire ikibazo. Uramutse kandi wifuje ibintu kwigishwa mu buryo buri private, nabwo watwandikira kuri 0783868682. Nyagasani akomeze abahundagazeho imigisha. Rero ngwino twigane hano kuri Menya Vuba TV amategeko y'umuhanda, ubundi utsinde rimwe gusa. Amanota makeya ngiye nkubwira uzagira ni hejuru ya 16. Nujya hasi nzakubara nk'uwatsinzwe nubwo uzaba watsinze, kuko ibintu hano tukwigisha biba ari special, biba ari ibintu wiga ubundi ugatsinda mu kanya nk'ako guhumbya. Reka tubonane ubutaha rero ku kibazo cy'101 dukomeza tubaha n'ibindi bibazo. Nyagasani akomeza abarinde. Bye bye.